Muraho neza, mumeze neza, ikaze kuri Tunamshukuru channel, Tunamshukuru TV. Iyi channel igamije kuba yakugezaho amakuru y'imyitwarire cyane cyane mu rubyiruko, ukuntu urubyiruko tugomba kwitwara kugira ngo turusheho kumererwa neza, kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze, cyangwa se dukomeze kugira ubuzima burinze buzira indwara. Uyu munsi rero tugiye kuganira ukuntu ku ngaruka mbi z'ibiyobyabwenge. Tuzafitiye n'umutumirwa, tubafitiye muganga. Hari muganga araza kubibwira, arababwira zimwe mu ngaruka z'ibiyobyabwenge, ingaruka zo kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se no kwishora mu mibonano mpuzabitsina muri rusange. Natinze rero, reka nakire muganga aze abagire icyo abagezaho ku bijyanye n'ibyo ngibyo turi kuganiraho. Muganga, ikaze, umwanya ni uwanyu, mugire icyo mubwira abakunzi bateze amatwi cyangwa se bari kuri televiziyo yacu, ukuntu bakomeza kwitwara neza kugira ngo bagire ubuzima bwizewe kandi burinze. Murakoze cyane twakira muri studio zanyu kuri Tunamshukuru. Ubwo duherukana twavugaga n'ubundi ku biyobyabwenge. Amazina ni Rugaju Eric, nkaba ndi muganga. Ibiyobyabwenge ni ikinunwa kikakwangiza ubwonko, kikakuyobya ubwenge. Ibiyobyabwenge urabinywa, habamo ingaruka mbi. Iyo wabinyweye urarwana, ntabwo utera imbere. Ibiyobyabwenge bituma uguma ahantu hamwe. Ibiyobyabwenge cyane cyane bikunze kuba mu rubyiruko. Urubyiruko rero mugomba kwirinda ibiyobyabwenge, mukirinda igikundi kibi kibashora mu kunywa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo. Umwana wanywa ibiyobyabwenge bimuviramo kuva mu ishuri. Umwana wanywa ibiyobyabwenge nta kintu ageraho. Ibiyobyabwenge rero ni bibi. Bibaye byiza ibiyobyabwenge mwabireka. Ababyeyi mufite abana mukajya mubaba hafi, mukabwira ibiyobyabwenge uburyo cyo ari bibi, byibura byabasha kugabanukaho gakeya. Murakoze, tuzagaruka ubutaha tubabwira no ku zindi ngingo, ariko ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza. Arakoze muganga Rugaju Eric. Ngira ngo mwabyumvise, atubwiye byinshi kandi byiza by'ingenzi ku ngaruka z'ibiyobyabwenge. Atubwiye ko umwana wishuye mu biyobyabwenge igihe ari umunyeshuri bimuviramo kuva mu ishuri. Atubwiye ko umwana wishoye mu biyobyabwenge bimubuza amahirwe menshi cyane. Rero bana bagenzi bacu, urubyiruko bagenzi bacu, mwirinde ibiyobyabwenge kubera ko bibangiriza ubuzima. Ibyo uri kwishoramo uzi ngo uri kwinezeza, ngo uri kurya ubuzima, ntabwo ari ukurya ubuzima, ahubwo wowe uri kurya ubuzima bwawe ubwangiza, uri kubumaraho, uri kubumunga. Rero nta kintu ushobora kugeraho, ntiwakiga ngo usoze udafite ubuzima, ntiwakora ngo utere imbere udafite ubuzima, kandi ntiwagira ikintu na kimwe cyose ukora udafite ubuzima. Rero urubyiruko, mwirinde ibiyobyabwenge, turwanye ibiyobyabwenge, abstain from drug abuse, alcoholism. Mwirinde rwose kugira ngo mukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Turabashimiye cyane ko mwabashije kubana natwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.